Hari filime zakunzwe cyane, hari filime zatrendinze cyane, hari filime zarebwe zirakundwa cyane, filime zarangiye ariko mu by'ukuri mu kurangira kwazo bikagaragara yuko hari ibindi bice bigomba gukurikira ibyo ngibyo mwari mumazije kureba. Ubu rero hano nkuzaniye urutonde rwa filime nziza cyane, filime zakunzwe, filime zarangiye ariko mu utegereje ibindi bice byazo. Filime nkuzaniye ku mwanya wa mbere harimo Salari, filime nkuzaniye ku mwanya wa kabiri harimo Beauty in Black, filime nkuzaniye ku mwanya wa gatatu harimo Outer Banks, filime nkuzaniye ku mwanya wa kane harimo Pushpa. Izi filime uko ari enye zose zarakunzwe cyane, izi filime uko ari enye zose zararebwe, ndetse mu kurebwa kwazo bigaragara yuko hari ibindi bice bigomba kuzakurikira ibyo ngibyo byari byarangiye. Niba rero izi filime warazikurikiranye, niba izi filime utegereje ibindi bice byazo bigomba kuza, iki kiganiro ni icyawe ntikiguciye. Filime duhereyeho ku mwanya wa mbere, iyi ngiyi ni Outer Banks. Ku bantu mukurikirana iyi filime mwarayirebye murayikunda cyane guhera kuri season ya mbere kugeza kuri season ya kane. Iyi ngiyi ni filime y'uruhererekane yabaye nziza cyane. Ku bantu muri kuyireba rero, ku bantu muri kuyikurikirana mushonje muhishiwe, kuko ibindi bice bya Outer Banks season 5 ubu ngubu Netflix yamajije kwemeza ko iyi filime igomba kugera hanze vuba ahangaha rwose, nk'uko byatangajwe ndetse bigashyirwa ku rubuga rwa Netflix. Iyi Outer Banks season ya 5 byamaje kwemezwa ko iyi ngiyi azaba ariyo season ya nyuma. Kugeza ubu Netflix yamajije kwemeza ko iyi filime ya Outer Banks season ya 5, iyi filime y'uruhererekane mwakoze cyane, iyi season ya 5 mugomba kuyibona yageze hanze mu mwaka wa 2026. Abari gukurikirana iyi season rero, abari gukurikirana iyi filime mushonje muhishiwe rwose, mushonje muhishiwe, iyi filime igomba kubageraho vuba. Filime dukurikijeho ku mwanya wa kabiri bayita Beauty in Black. Ku bantu bakunze iyi filime yasobanuwe n'umusobanuzi w'umusitari Rocky wa hano iwacu mu Rwanda, iyi filime namwe ku bantu muri kuyireba rwose mushonje muhishiwe, kuko ibindi bice byayo bigiye kugera hanze. Abayikurikiranye murabizi yuko habanje kuza season ya mbere murayireba irarangira, haza season ya kabiri nayo murayireba irarangira. Ubu ngubu season ya gatatu nayo iri hafi cyane rwose, nk'uko ku rubuga rwa Netflix biri gutangazwa. Iyi season Beauty in Black nayo iri hafi cyane. Ku bantu muri kuyikurikirana rwose mushonje muhishiwe, iyi season ya Beauty in Black nk'uko biri gutangazwa na Netflix ndetse na Tyler Perry, iyi season impamvu yatinze ngo izasohoka igice cyayo cya gatatu, season ya gatatu mbega muri make izasohoka yibanda ku iterambere ndetse no gukora ku buryo bwagutse. Biri kuvuga ko iyi filime izasohoka hibandwa ku buryo bwagutse mu mibereho y'abakinnyi ndetse n'iterambere ry'abakinnyi. Bikaba ariyo mpamvu iyi filime mwatinze kuyibona, ariko ubundi iyi filime iri gutegurwa ku buryo ubu ngubu nayo iri hafi kugera hanze. Iyi filime nayo mugomba kuyibona mu mwaka w'ibihumbi 2026. Impamvu tutari gutangaza amatariki, ntabwo Netflix yari yashyira amatariki hanze gusa, ariko Netflix iyo yashyize umwaka hanze byanga bikunze uwo mwaka iyo filime igomba gusohokeramo. Ubu ngubu rero ni ukuba update, uburyo update zose zizajya zisohoka kuri izi filime uzajya uzibona. Niba utarakora subscribe, banza ukore subscribe kugira ngo updates zose uko zigeze hanze ujye uzibona, kuko nk'izi filime ndi kukugezaho ubu ngubu ni ukuvuga ngo kuva Netflix yamajije gushyira hanze umwaka izi filime zizasohokeraho, igihe filime zizaba zamaze gutunganwa, studio yamajije kwemeza yuko filime zamaze gutunganwa neza. Izi filime ni ukuvuga ngo n'amatariki bahita bayashyira hanze, kugira ngo rero ujye uba updates, kugira ngo ujye umenya ibigezweho byose kuri izi filime zose, ni ukubanza ugakora subscribe kuri iki kinyamakuru cyanyu Harare Modern Films, kugira ngo ujye umenya ibigezweho byose kuri izi filime ndetse n'izindi zose. Kubarebye filime ya Salari, filime nziza cyane, filime y'igihinde yasobanuwe na Rocky, ubu ngubu rwose mbazaniye inkuru nziza yuko iyi filime namwe mushonje muhishiwe, iyi filime nayo iragera hanze vuba. Iyi filime yo rwose ikigaragara cyo biregereje, biri hafi cyane rwose. Iyi filime irimo gutunganwa n'inzu ya Hombar Films ndetse na Prasham Helder, umuyobozi uhagarariye mu itegurwa ry'iyi filime. Iyi filime ubundi mu by'ukuri yatangiye kare, kuyitegura byatangiye kare, ariko hajemo gutinda kubera gahunda z'abakinnyi zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri
iki gice cya kabiri cya Salari cyari gitegerejwe hagati ya 2025 ndetse na 2026, ariko amahirwe menshi nuko iki gice cya kabiri cya Salari murakibona mu mwaka wa 2026, kubera ko iyi filime ubu ngubu hari amashusho yayo ataramara gutunganwa neza. Aya mashusho namara gutunganwa neza nibwo studio izashyira hanze noneho itariki nyirizina. Umwaka wamaze kugera hanze, ubu ngubu noneho amashusho namara kurangira itariki nayo izahita ishyirwa hanze, kugira ngo ujye ubona izo updates zose. Nakubwiye ko ugomba kubanza ugakora subscribe. Kubarebye filime ya Pushpa namwe mukayikunda mushonje muhishiwe, iyi filime Pushpa rero ubu ngubu nayo Netflix yamajije kubishyira hanze yuko hagomba kuza ikindi gice cyayo cya gatatu, byamaze kwemezwa. Gusa kimwe mu byo wamenya kuri iyi filime ya Pushpa, iyi filime ntago izaza iyi yitwa rya zina rimwe musanzwe muyimenyereyeho, ntago izaza yitwa Pushpa. Iyi filime bayihinduriye izina, igice cyayo cya gatatu kizaza izina ryacyo ari The Rampage. Iyi filime rero Pushpa, kubakunze uyu mugabo ukinamo yitwa Pushpa, kubakunze iyi filime, kubakunze uburyo yitwara, kubakunze uburyo akina ibintu bye rwose mu buryo busa nkaho bushekeje, mu buryo busa nkaho burimo ubutwari. Nanone ku rundi ruhande ubu ngubu mushonje muhishiwe rwose, iyi filime nayo iragera hanze vuba. Gusa ariko rero mwihangane, nkuko nabatangarije ko izi filime zindi muzitegereza mu mwaka utaha wa 2026, iyi ngiyi The Rampage rero, iyi ngiyi Pushpa yo ntago ariko bimeze. Iyi filime yo ni ukuvuga ngo nkuko inzu iyitunganya studio irimo kwitunganya ndetse n'ubuyobozi buhagarariye iyi filime bamajije kwemeza ku rubuga rwa Netflix. Kubayitegereje rero, kubategereje iyi filime Pushpa, kubategereje iyi filime izaza yahinduriwe izina ikazaza yitwa The Rampage, mutegereze iyi filime mwizeye neza ko iyi filime izasohoka mu mwaka w'ibihumbi 2028. Iyi filime rero kereka hagize igihinduka, wenda amatariki bakayagarura inyuma ho gatoya, wenda tukayibona mbere yaho. Gusa turacyategereje kubera ko iyi filime hari ibintu byinshi birimo guhindurwamo, nk'imiziki yari irimo ndetse n'utundi tuntu tumwe na tumwe. Pushpa muramuzi, ubu hari ibyo yabonye nawe abona ko agomba kugira ibyo ahinduramo kugira ngo filime izaze ibaryohera cyane, kuko iyi ngiyi ni imwe muri filime zisohoka zikagera hanze zica ibintu. Ntabwo Pushpa ajya akora ibintu ahubutse, ibintu bye bifata igihe. Ni ukwihangana rero ku bantu bategereje iyi filime. Gusa izi zindi naguhaye nimba uzitegereje rwose wumve ko ari vuba, kuko gutunganwa kwazo birasa nk'ibiri kugera ku musozo. Ni ukuvuga ngo amatariki nayo aragera hanze vuba. Kugira ngo ubone amatariki y'izi filime rero nuko ugomba gukora subscribe kuri iki kinyamakuru cyanyu, kuri iyi channel yanyu. Hanyuma numara gukora subscribe, buri munsi uzajya ubona notification y'ibigezweho, ya filime zigezweho ndetse n'izindi. Ndagushimiye we twabanye muri iki kiganiro, tukaba tugeranye ku musozo. Wari kumwe nanjye Harare Menya nibi, dusubire ku biganiro by'ubutaha.